Shamgar TV. Ndagarutse nzanye ibidusha byose kuko nzi yuko uri Imana ibahe umugisha. Ni mwene so Kumbi Levi kuri Shamgar TV. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe nyuma y'igihe kinini tudasenga kubera COVID-19. Insengero nyinshi zari zarafunzwe hirya mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, ariko hari zimwe zafunguriwe. Uyu munsi natwe mu butumwa hari urusengero twagiriye amahirwe rurafungurwa. Uyu munsi twaje kurusura, twaje gusenga hamwe nabo kugira ngo turebe ese bimeze gute nyuma yo gufungura, ni ikintu kimwe, ni irihe tandukaniro, ndetse tunabaze abana b'Imana ukuntu biyumva mu gusenga nyuma ya kino gihe kinini cyane. Turabararikira komeza gukurikira Shamgar TV ndetse no guhabwa umugisha hamwe natwe Imana. Uko mubibona, mbere yo kwinjira barabanza bakagupima umuriro ndetse ukanakaraba. Tugendere ku mabwiriza twahawe na Minisiteri y'Ubuzima tubone kujya gusenga. Iwe kenshi ko nawe wigeze ahura nawe ngo atahe uko yaje ameze, kuko ijambo ryawe ari imbaraga zihindura. Niyo mpamvu naje guhindura izina ryanjye. Ni hano Yesu, wowe mubumbyi mu uwo munsi uramenye kuri data namwe ukaba n'ibishobora ko abisi bamuhamba kuko batarakora kandi batamuzi, ariko kurengaho muramuzi kuko abana namwe kandi aba muri mwe. Sinzabasigaye imfubyi aho muzaza muri hasigaye umwanya muto abisi babe umwuka wera yatanzwe. niyo mpamvu umwuka wera yatanzwe utumve neza. Amen. Impamvu ya mbere, La première raison, ni ukugira ngo Imana iture mu itorero ryayo. c'est pour que Dieu puisse habiter dans son église. Itorero ryayo ni wowe n'ingewe. Et son église, c'est toi et moi. Uvanga muri Bibiliya Et dans la Bible ici, mu Bakorinto ba mbere igice cya gatatu umurongo wa 16, dans 1 Corinthiens chapitre 6, n'Abakorinto ba mbere igice cya gatandatu umurongo wa 19. N'Abakorinto ba mbere igice cya gatandatu umurongo wa 19. à partir du verset 9. Abakorinto ba mbere igice cya gatatu. 1 Corinthiens chapitre 3, imanika iyo mirongo igice cya 16. Abakorinto ba mbere 1 cya gatatu chapitre 3, umurongo wa 16. verset 16. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tujye hirya buhoro. Alors un peu là, Abakorinto ba mbere igice cya gatandatu et dans 2 Corinthiens chapitre 6, umurongo wa 19. et au verset 9. Abakorinto ba mbere igice cya gatandatu Et 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Verset combien? Verset 19. 7, 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Je serai avec... Verset 19. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
Notre corps est le temple de Dieu. tugomba kuba ingando y'Imana. Uyu mubiri wacu reka were ube ingano y'umwuka wera. Que notre corps soit réellement le temple du Saint-Esprit. C'est ça la première raison. Pour que le plan de Dieu, le programme de Dieu dans son Église, que ce programme puisse continuer jusqu'à la dernière personne qui recevra le Saint-Esprit, c'est notre promesse. Comme Jésus lui-même en a parlé dans beaucoup d'endroits. Et dans Jean 16, verset 7, Acte 1, verset 8, que c'est notre promesse. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle depuis le temps de la Pentecôte, le temps d'Éphèse, jusqu'au dernier âge de l'Odyssée que nous vivons, le Saint-Esprit, il cherche les gens à qui habiter et habiter. Ils sont peu nombreux, ils sont moins nombreux. La première raison, c'est pour que nous puissions entrer dans le corps de Christ et pour communier avec lui. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider le plan de rédemption. Pour arriver dans le plan de rédemption. C'est ça la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné. Pour que si tu meurs, tu vas directement à la 6e dimension. Si la dernière brebis qui entrera alors que nous sommes là, nous serons enlevés dans peu de temps. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui auront seulement le Saint-Esprit. L'enlèvement de ceux qui ont le Saint-Esprit, nous serons enlevés et nous allons recevoir des corps glorifiés pour être dans le royaume de Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça la troisième raison pour que nous puissions être avec lui éternellement. Maintenant, allons-y maintenant au quatrième raison. Quatrième raison. Le Saint-Esprit a été donné pour qu'il puisse nous racheter, qu'il puisse racheter son Église, qu'il aille dans son royaume pour communier avec lui. Imana ibahe umugisha ni kuri Shamgar TV. Ukuntu twababwiye uyu munsi twagiye ku Gisozi kuri ABC itorero ry'umugeni aho twagiye guterana nabo. Amateraniro ubu ngubu turayasoje, abantu uko mubibona barimo barasohoka, ntago bisanzwe. Ubu ngubu ni ukwambara agapfukamunwa, nta kuramukanya, no gusigamo intera, ni ibintu twari tutamenyereye, ariko buriya byose beraho kubw'impamvu zitandukanye. Turishimye kongera kubona bene data, hari hashize igihe hafi amezi 4 tudaterana, ariko ubu ngubu twabashije guterana. Amateraniro yari meza nk'uko mwabyiboneye. Umugaragu w'Imana yavuze ku kigo yise ngo kuki umwuka wera watanzwe. Noneho nk'uko mubibona nubwo bitoroshye, abantu basohoka bihuta. Amwe mu mabwirizwa yatanzwe harimo no kudatinda baganira no gusohoka bihuta. Ubu ngubu noneho tugiye gushaka bene data nk'abangahe, tubabaza ibibazo uko biyumva ndetse n'uko bakiriye gusubira mu rusengero,
kuko n'ikintu gishimishije ni ukuri mu Bibiliya bitubwira neza ngo uko iminsi irusha kuba kwegeraho nuko tugomba kubaha guterana kwera. Ubu natwe noneho tugiye gushaka bene data tubabaze ese babyakiriye gute, ese n'aya masomo bakuye muri COVID-19 muri guma mu rugo no kudaterana. Pasteur Olivier Moeto umushumba wa Shalom Tabernacle nawe tumubonye hano yaje guterana hano ku ngando y'umugeni Gisozi. Tumaze igihe kinini tudasenga ariko dufite amahirwe imwe mu nsengero muri Kigali yafunguwe. Ese Pasteur Olivier yabyakiriye gute? Imwe mu nsengero y'abizera ikaba ifunguwe n'umunezero, biradufasha kugira ngo tubashe kuza kuramya Imana yacu. Twasubiye twasanze byahindutse, ubu ngubu harimo intera nini cyane hagati y'abakristo, ntabwo dushobora goberana, ntabwo dushobora kuramukanya, kandi mu by'umuhanuzi yatwigishije ibyo nabyo birimo. Ese mutekereza ko bizabangamira cyane abana b'Imana bari baramenyereye umuco ndetse no kwadopta ibintu bishyashya bikatunanira? Kubera ko ijambo ry'Imana dusaba kubaha abayobozi bacu kandi batwifuriza ibyiza iteka ryose, tugomba kumenyera byose, tugomba kumenyera bene data nubwo twari tumenyereye, ariko kugira ngo turinde n'abandi tugomba kumenyera rwose aya mabwiriza. Nagira ngo Frère Bonfils ubanze tubwire se kino gihe cyose udasenga byari bimeze gute? Ntabwo byari binejeje ko kumara igihe udasenga, ntabwo ari ibintu byiza cyane, ariko kuba nongeye kubona amahirwe n'umunezero mu by'ukuri. Mwabifashe gute kudashobora guhobera bene data? Ni ibintu tumenyereye gukora, noneho gusenga tutabikora. Ese mwege mwabyakiriye gute? Ntabwo ari ibintu bishimishije, gusa turihangana nyine nk'uko dukwiye kubaha gahunda za leta. Uko umukristo agomba kubahiriza gahunda za leta, tugomba kubikurikiza kuko ni gahunda ya leta. Mwene data Rodi usengera ku ngando y'umugeni hano ku Gisozi, ni nawe uyobora indirimbo. Ni irihe somo rikomeye wakuye muri confinement cyangwa se muri guma mu rugo nyuma y'amezi hafi 3 turi muri guma mu rugo udashobora guterana? Imana yonyine, iyo urebye Imana yonyine isa iyo igiye gukorana n'umuntu runaka wari we wese, ujya kubona ukabona imushyize ku ruhande. Iyo urebye Imana ijya gukorana na Ntuza na Mose, yaramufashe imushyira ku ruhande. Imana ijya gukorana na Paulo iramufata imushyira ku ruhande. N'umuhanuzi wacu Branham Imana igiye gukorana nawe yamushyize ku ruhande. N'Abisirayeli igihe bari bagombaga kujya mu gihugu cy'isezerano, Imana abanje bashyira ku ruhande bonyine kugira ngo bagende bashyireho ikimenyetso. Urumva rero iyi confinement ngiye nayifashe nk'uburyo Imana yashakaga gufata abantu ibashyire ku ruhande ari bo bonyine ibigishe, kuko icyo gihe umuntu yasomaga Bibiliya wenyine akegera Imana wenyine. Mu buryo bwiza nayibonyemo nuko yafashije abana b'Imana bakunda Imana kuyegera cyane cyane. Mwene data Jean Baptiste wo ku ngando ya Charity Tabernacle Kayonza, ni umunezero mwinshi ku mutima wanjye guterana n'abera tugashima Imana ko iby'Imana yadukoreye ikabasha kudufungurira inzu yayo tukabasha guterana. Niki mushaka kubwira abo bandi batarafungurirwa ndetse na Shalom Tabernacle n'andi masengero yose muri Kigali ndetse no mu Rwanda atarafungurirwa, nubwo butumwa mushobora kubagenera? Mwihangane, nta kintu kitagira iherezo, ni ukugumya twanabisengera. Imana nyine yumva amasengesho, ko abana b'Imana iyo bari ahantu hatandukanye ntabwo bari ikintu cyiza cyane, hari n'abagenda basubira inyuma. Ntabwo byoroshye kubona abantu basohoka birukanka vuba. Zimwe mu ngamba zashizweho na leta nuko abantu badatinda. Iyo amateraniro arangiye abantu basabwe kutabataha vuba, gufata abantu ntibyari byoroshye. Aba nibo bantu bake twabashije kuganira nabo, ariko aho mwese muri aho batarafungura amatorero turabasaba kugira ngo mukomeze mwihangane nuko mwumvishe abantu batandukanye bamaze kubabwira, kandi twizeye ko natwe Imana izadukorera igitangaza. So twari turi kuri ABC hano ku Gisozi, twagira ibihe byiza, twasenze, twongeye kubonana n'abavandimwe, twizeye ko n'abandi batari bafungurwa nabo bazafungurirwa. Tukomeje kubabwira ngo Imana ibahe umugisha muri hose, mukomeze mukurikirane gahunda za Shamgar TV, kandi twizeye neza ko Imana izabaha umugisha. Shalom, yari mwene data Kumbi Levi, twagiye gusura ku Gisozi ABC. Shalom. Shamgar TV.